Guhabwa serivisi mbi, imikorere idahwitse mu rwego daso biri mu byashyize umujyi wa Kigali ku mwanya wa nyuma mu bushakashatsi bwa RGB bwa 2017. Si gusa ariko kandi uko no mu mitangire ya mituweli muri uyu mujyi abaturage ngo ntabwo babyishimiye. Urugero naho bageze mu kagari ka Kamaro mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge bagasanga abaturage barishyuye mituweli ariko barabuze uwabahesha amakarita. Iyi raporo izwi nka Citizen Report Card ya RGB igaragaza uko abaturage babona imikorere n'imitangire ya serivisi y'inzego zibegereye. Uru rwego rwagaragaje ko isuku n'ubwabaye umuco mu gihugu. Umujyi wa Kigali kigaragara ku mihanda gusa ngo itaragera mu ngo. Rutabingwa Atanaze ni perezida w'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ngo ibi biratuma abayoboye uturere tugize uyu mujyi bakanguka. Nyamara ariko kandi ngo hari impamvu asanga ituma mu mutekano muri Kigali urwego daso ruza ku mwanya wa nyuma. Daso mu mujyi batayishimiye. Ntabwo rero bivuga ko daso idakora akazi kayo igakora neza uko twebwe tubibona, ariko igakora kenshi hari abaturage bahutazwa, abaturage bacuriza mu kajagari, abaturage bakora imirimo ahatagenewe kuyikorerwa, abaturage basubizwa ku murongo. Abo bose babajijwe ntabwo bishimira ibyo bikorwa, ariko n'ibikorwa bigamije kugira ngo bitange isura nziza, bice akajagari, bishyire umujyi ku murongo. Ntabwo rero ibyo bikorwa ariko mu giturage biba bihari, kuko daso ntabwo ubwo bucuruzwa mu kajagari n'ibindi byose daso ibikora munsi ku wundi ntabwo bisanga mu biturage. Reka ariyo mpamvu bayibona nabi, ariko mu by'ukuri yakoze akazi kayo. Ubu bushakashatsi bwashyize akarere ka Gasabo ku mwanya wa 26 n'amanota 67.2. Nyirabahire Rangwida umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe ibiro myiza y'abaturage ngo yemeranya nabwo, ariko ngo hakwiye kureba uko uturere tutafatwa kimwe. Uriya hari realite zo mu cyaro ndetse n'izo mu mujyi. Bigaragara yuko burya iyo basamporinze nibura baje bareba ukuntu ba comparing umujyi ku mujyi, wenda uturere two ku mujyi, hanyuma n'ahandi bareba ukuntu baba bahagaze. Rimwe na rimwe ukabona ibyo mu cyaro iyo bavuze imirima n'ubutaka, ubutaka uko buhenda hano mu mujyi nuko abaturage babubona ntago ari kimwe no mu cyaro. Nagira ngo nicyo ngicyo nacyo bazakirebeho igihe bagiye gukora sample. Dr. Usengumukiza Felicien ukuriye ubushakashatsi mu rwego rushinzwe imiyoborere RGB asanga ibipimo bigenda bizamuka uko umwaka utashye, gusa ntabwo yemera kuba uturere tw'umujyi twafatwa ukwatwo kuko ngo hari ibituzamura bitaba mu byaro, ariko asanga kuzamura urwego rw'imitangire ya serivisi bisaba ubufatanye bw'abayobozi n'abaturage. Dukangurira inzego zitanga serivisi kugira ngo barebe uko bakwikubita agashyi kugira ngo iki gipimo kizamuke. Impamvu tubivuga nuko ugereranije n'ibindi bipimo byo mu rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza, nicyo gipimo kitanasaba n'amikoro adasanzwe. Gutanga serivisi zinoze ntabwo bisaba budget idasanzwe, ahubwo no guhindura imyumvire. Ariko aha turabivuga ku mpande zombi, ari utanga n'uhabwa serivisi, bombi baba bakeneye kugira uruhare bakora kugira ngo bunganirane mu kunoza imitangire ya serivisi. Impuzandengo rusange y'imyanya y'intara umujyi wa Kigali n'ubundi uraza ku mwanya wa nyuma n'amanota 65.7%. Amajyaruguru araza ku mwanya wa mbere n'amanota 75.18%. Uburasirazuba n'ubwa kabiri. Intara y'Uburengerazuba ni ya gatatu, mu gihe amajyepfo aza ku mwanya wa kane n'amanota 69.15%. Ku myanya rusange y'uturere twose uko ari 30, Gasabo iraza ku mwanya wa 26 n'amanota 67.2%. Nyarugenge ya 28, mu gihe Kicukiro akarere ka mbere gakize muri iki gihugu kaza ku mwanya wa nyuma n'amanota 68.4%. Mu nzego z'umutekano abaturage mu mujyi wa Kigali bafitiye icyizere igisirikare cy'u Rwanda RDF ku kigero cya 97%. Igipolisi bakizera kuri 94.6%, mu gihe urwego daso barwizera ku kigero cya 53.6%. Ubu bushakashatsi bukorwa buri mwaka. Ubwo umwaka wa 2017 bwakorewe ku ngo 11,000 zo mu turere dutandukanye twose mu gihugu. Nitwa Alphonse Twahirwa, Flash TV, i Kigali.